Good evening, madam. Good evening, Divine. How are you? I'm fine, thank you, madam. Muraho neza nshuti zange mukurikirana ibiganiro ncisha kuri YouTube channel yange Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi wa none nejejwe no kongera kuza ngo mbagezeho ibyo maze igihe kinini mbasezeranya ari ryasomo tuzanzajya ncishaho ry'ururimi rw'icyongereza. Uyu munsi wa none rero mbere yuko ntangira ndagira ngo mbanze mbisegureho ko mwabonye ko amazina ya YouTube channel yange yahindutse. Impamvu yahindutse nuko iyi YouTube channel izazicaho ibintu byigisha nkaba nahisemo ko yakitwa Teacher Divine, muyandi magambo ni mwarimu Divine cyangwa Divine. Uyu munsi wa none rero mbere yuko dutangira ndagira ngo mbanze nsuhuze wowe waba uri mushyashya uri kureba iri somo ari ryo ngiye kwigisha ukaba uri kumwe nanjye, ndagusuje nawe amahoro y'Imana abane nawe. Nkaba ngusaba ngo ukore subscribe, aho ngaho handitse umutuku hari ijambo rya subscribe ukoreho, ndetse wibuke gukora ku nzogera ifite utuntu tubiri kugira ngo ujye ubasha kubona icyo twita message muri telefone yawe cyangwa notification ikwereka ko hari video nshyashya na uploadinze cyangwa nashyize kuri YouTube channel, bityo ubashe kujya ubona amakuru bitakugoye cyane. Urakoze kugiye kubikora, Imana iguha umugisha. Nkuko maze kubibabwira rero uyu munsi tugiye gutangirana n'isomo rya mbere. Iryo somo akaba ari ryo nahisemo kubera ko ni ibintu dukenera mu buzima bwa buri munsi, ni ibintu by'ibanze umuntu agomba kubazi mu rurimi rwarirwo rwose, yaba ari urw'ikinyarwanda, icyongereza, igifaransa n'izindi ndimi zitandukanye. Nibyo bintu by'ibanze umuntu aba agomba kubazi. Iryo somo rikaba ari isomo nise cyangwa ryitwa greetings and response. Mu yandi magambo ni indamukanyo nuko usubiza. Greetings ni indamukanyo, response ni ibisubizo utanga. Murakoze. Ubwo ngubwo rero tukaba tugiye kubona uburyo bubiri umuntu asuhuza mu rurimi rw'icyongereza, kuko bafite uburyo bubiri, ndetse no mu kinyarwanda dufite uburyo bubiri umuntu asuhuza cyangwa aramukanya n'umuntu bitewe nuko baziranye cyangwa n'ukuntu afata uwo muntu. Ubwo buryo rero dufitemo formal greetings na informal greetings. Ni uburyo bubiri, formal greetings and informal greetings. Ni ukuvuga ngo ngiye gutangira mbasobanurira formal greetings ni indamukanyo ukoresha y'icyubahiro, irimo icyubahiro ku wenda uwo muntu arakuruta cyane, wenda ni boss wawe, ni umuntu utazi, ni umuntu mushyashya ubonye, icyo gihe ukoresha formal greetings. Hanyuma informal greetings ahantu itandukaniye na formal greetings ni indamukanyo wakoresha ku nshuti yawe, abantu mumenyeranye, mbega indamukanyo ya gicuti. Ni ukuvuga ngo formal greetings ni indamukanyo y'icyubahiro ukoresha ku bantu wubashye, na informal greetings si uko utaba wubashye abantu, ahubwo ni indamukanyo ya gicuti. Reka dutangirane na formal greetings. Amagambo bakoresha mukurikirane. Dufite uburyo bugiye butandukanye bw'uko wasuhuza umuntu mu gihe ari formal greetings. Harimo uburyo bwa mbere. Uburyo bwa mbere ni hello. Ubwo buryo ubukoresha ari uko uri gusuhuza umuntu utagendeye ku gihe. Hari ibihe dufite mu gitondo, nyuma ya saa sita, ari ubwo mu gicamunsi ndetse na nimugoroba. Ubwo buryo rero mu gihe utabukoresheje utabwitayeho, ni nk'uko wavuga ngo amakuru cyangwa muraho, ntabwo uba witaye ku gihe. Niyo mpamvu no mu rurimi rw'icyongereza ukoresha iri jambo hello. Ubundi buryo ari butatu ukoresha ugendeye ku gihe ni uburyo butatu: ubwa mu gitondo, nyuma ya saa sita ndetse na nijoro. Ubwa mu gitondo ni good morning. Good morning ni ukuvuga ngo ni mwaramutse. Twebwe mu kinyarwanda tuvuga ngo ni mwaramutse, ariko iyo ugiye kubisobanura mu rurimi rw'icyongereza ubishyira mu kinyarwanda bivuga ngo igitondo cyiza. Good ni ikintu cyiza, morning ni igitondo, ni good morning bisobanuye ngo igitondo cyiza, ariko mu kinyarwanda tukavuga ngo mwaramutse. Ubundi buryo bwa kabiri ni good afternoon. Good afternoon ni kuvuga ngo ikigoroba cyiza mu kinyarwanda, mbishindiye mu kinyarwanda, ariko ubundi ni uko wavuga ngo mwiriwe, ari nimugoroba. Urumva ko bitandukanye, ibisobanuro bigiye bitandukanye, ariko bikoreshwa mu buryo nk'uko natwe tubikoresha. Hakaba n'indi ndamukanyo ariyo yindi, ariyo tuvuga ngo good evening. Good evening
aribwo nawe wakomeza mu rurimi rw'ikinyarwanda kuba wasuhuza umuntu umubwira mwiriwe, wiriwe utongeyeho ute, kuko ugiye kumubaza ibindi bintu tuziga nyuma. Ni ukuvuga ngo rero izi ndamukanyo ni byiza kuba uzizi, ukavuga ati uyu muntu ni umuntu, ese ni umuntu mukuru, ni mama, ni papa, ni umubosi wawe, cyangwa n'undi muntu muhuye bwa mbere. Ushobora no kuzikoresha wongeraho amazina, ukaba wavuga ngo hello sir, hello madam, hello divine, ukaba wanavuga good morning madam, good morning sir, ukavuga ngo good afternoon madam, good afternoon divine, wamwubashye umuntu. Cyangwa ukaba wavuga good evening sir, good evening Jack, good evening Luke, ugakoresha n'amazina y'abantu yazi, ariko ushaka gukoresha iyo ndamukanyo ya cyubahiro niko wakoresha. Rero kugira ngo mubashe kubyumva neza, reka mbanze mbabwire n'uburyo wasubiza umuntu urimo ukuganiriza ariko murimo murakoresha formal greetings. Ni ukuvuga ngo uri kuvugana n'umuntu uramubwiye good morning madam, ashobora guhita gusubiza good morning, how are you, bisobanura how are you. How are you bisobanura ngo umeze gute. How are you yihuta, akaba wavuga ngo I'm fine thank you, how about you. I'm fine thank you biravuga ngo meze neza murakoze. I'm fine meze neza, thank you murakoze, how about you mwebwe mumeze gute. Akaba yahita gusubiza ngo I'm fine too thank you, meze neza nanjye. Iyo tu igiyemo ivuga ngo nanjye. I'm fine too, meze neza nanjye, thank you murakoze. Ubwo ngubwo ni uburyo wakoresha muri response iyo urimo urakoresha formal greetings, uko wabaza umuntu amakuru ye ndetse nuko yagusubiza cyangwa nuko wamusubiza. Ni muri urwo rwego rero ngiye kubasaba ngo mukurikire akavideo gato yakagiye kunyuraho kugira ngo mubashe kumenya ukuntu mwabikoresha muhuye n'undi muntu. Mukurikirane, turasubira mu kanya twiga informal greetings. Good evening, madam. Good evening, divine. How are you? I'm fine, thank you, madam. How about you? I'm fine, thank you too. Did you finish to do what I asked you to do? Yes, I finished to do what you asked me to do, madam. That's good. You can go back home. Thank you, madam. Goodbye. Goodbye. Yes, see you on Monday. Ndumva mumaze kureba video kandi mukaba ibafashije kuba mwamenya uburyo mwakoresha formal greetings, kandi mukaba munabashije kubibona neza iyo ari mu kiganiro uko bikoreshwa. Reka dukomezanye na informal greetings. Informal greetings nkuko nabasobanuriye ni insuhuzanyo ukoresha ku muntu w'inshuti. Mu yandi magambo ni insuhuzanyo ya gicuti. Mu nsuhuzanyo ya gicuti nabwo nkuko twabonye muri formal greetings harimo indamukanyo itita ku gihe, no muri informal greetings hari indamukanyo zitita ku gihe arizo hi, hey. Ni ukuvuga ngo mvuze ngo hi divine, hi Luke, hi Jack, ni ukuvuga ngo turi inshuti turaziranye. Cyangwa avuga hey Bobo, hey Divine, hey Shema, uri kubyumva ko abantu baraziranye. Iyo ndamukanyo uyikoresha mu gihe cyaricyo cyose utitaye ku gihe. Iyo tugiye kwita ku gihe rero tugendera kuri ya ndamukanyo ya yindi twavugaga muri formal greetings, ariko hakaba hari ijambo ducaho. Hari ijambo ducaho tugakoresha iyi. Mu yandi magambo ni nkuko uba ubyoroheje ukabivuga byoroheje cyane, ukahita uvuga mu gitondo morning divine, morning Luke, morning Shema, mbega uba wakuyeho ya good ugakoresha morning. Nimugoroba saa sita zirenze ukavuga afternoon divine, afternoon Luke, afternoon Jack, mbega afternoon urumva ko haviyeho good. Hakazana n'ijoro ukahita uvuga evening divine, evening Bobo, mbega urumva ko havuyeho hose good bitewe nuko ari indamukanyo ya gicuti itandukanye na formal greeting.
uburyo rero wasubiza urimo urakoresha informal greetings ndetse n'uburyo waba uri kuganira n'umuntu nabyo bitandukanye nuko waba urimo uraganira n'umuntu umusubiza muri gukoresha formal greetings. Reka dukurikirane uburyo wasubiza nubwo wakoresha informal greetings, aribwo niba umuntu aje akakubwira hi Divine, how are you, ukahita umusubiza ngo I'm okay, how about you. Ubwo urumva arakubwiye ngo hi Divine, how are you, uraho Divine, amakuru, I'm okay, how about you, meze neza wowe. Ashobora no kuvuga I'm okay and you, meze neza wowe. Urumva ko ni ibintu bigiye bitandukanye na ya yindi. Cyangwa ukaba wanamubwira ngo how is life, how is life. Urumva ni umuntu mumenyere how is life, ubuzima bumeze gute. Urumva how is life bisobanuye ngo ubuzima bumeze gute. How is life, it's okay, you know, ni byiza biraho. Cyangwa ukavuga not bad bisobanuye ntabwo ari bibi. Urumva ko ni abantu bamenyeranye, ni abantu baziranye. Reka naho dukurikirane akavideo katwereka abantu babiri umuntu urimo arakoresha informal greetings uko ayikoresha, ubundi turagaruka twita tugana ku musozo. Mukurikirane. Hi, Bubu. Hi, how is life? So fine, not bad. And you? Fine, nothing special. Oh, that's good. I wanted to check up on you. Oh, thanks. You're welcome. Bye. Bye. Ndizera mumaze kumenya itandukaniro rya formal greetings na informal greetings. Uyu munsi wa none rero akaba ari ryo somo nari nabateguriye. Niba wari usanzwe uzi ururimi rw'icyongereza ariko ukaba warikoreshaga nabi, uyu munsi urabimenye. Ndetse n'abatari bazi ururimi uko basuhuzanya mu rurimi rw'icyongereza nabo barabimenye. Nongera kubabwira ngo uyu munsi kugira ngo bijye bimpa imbaraga zo kubona ko mukurikirana, ndabasaba ko uyu mukoro ngiye kubaha muze kuwukora neza, bityo mbashe kubona ko abanyeshuri banjye barimo barakurikirana neza. Mu magambo ntatinze mu magambo, murajya muri comment. Niba urebye iyi video ari nimugoroba uransuza mu ndamukanyo ya nimugoroba. Niba uyirebye ari nyuma ya saa sita uransuza mu ndamukanyo nyuma ya saa sita. Niba uyirebye mu gitondo uransuza mu ndamukanyo ya mu gitondo. Hasi kuri comment ugende ubyandike, ndetse urahitamo niba uri bunsuze muri formal greeting mu cyubahiro cyangwa informal greeting. Nta kibazo, wowe ubwawe kuri bubishake aba ari kunsubiza. Nongera no kugusaba ngo umunsi uri bukurikireho umaze kureba ino video uze kugira nk'abantu 5, baba kuri WhatsApp, yaba kuri Facebook, yaba ku nkoranyambaga yariyo yose wakoresha, ubasuhuze ndetse nawe mu rugo ubasuhuze ubivuga unandika kugira ngo ujye ubimenya. Nongeraho no kubibutsa ngo niba uno munsi wakurikiranye udafite ikaye n'ikaramu, ubutaha uzajya ujya kureba video yo kwiga ndi gutanga amasomo ufite ikaye n'ikaramu kugira ngo bijye bigufasha wandike, bityo bizaza bigufasha kugira ngo ubashe kujya uniyibutsa bitagusabye gusubira kureba video kandi warayirebye. Bizajya bikorohera ujye ubasha no kubikoresha hari ibyo wibagiwe bikaba byakwibutsa bitewe nuko wagiye wandika. Ndetse no kwandika birajya bigufasha kubifata mu mutwe, mu myandikire, mu mivugire. Byo mu gihe mba mvuga byaba byiza ko ibyo ngiye mvuga wajya usubiramo kugira ngo tugendane. Murakoze rero cyane. Mbibutsa niba iyi video ubonye igufitiye umumaro, uyikunze, wakora na like, ugakora share ku bantu bandi uzi bakeneye inyigisho nk'izi ngizi, ndetse ukanatera comment n'ibitandukanye na homework nguhaye n'ibindi waba ushaka ko nagufashamo, iyindi message cyangwa ubundi butumwa ushaka kungezaho, nabwo watera comment. Nta kibazo, ndaza gusubiza. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Bye.